Ndagusuje cyane mukunzi wa RW-KIGALI reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza aho waba uri hose. Royal Q ikomeje kuvugisha benshi kubera imikorere yayo myiza ndetse n'icyizere imaze gushyira mu bantu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba bimwe muri byinshi abantu bayikundira. Royal Q ni robot yakozwe kugira ngo ibashe gufasha umuntu uwo ari we wese ku giti cye gukora ubucuruzi bwa cryptocurrency aho yaba ari hose mu isi yifashishije smartphone gusa cyangwa mudasobwa. Iyi robot ikozwe mu mibare kabuhariwe yo gucururiza ukora ubwo bucuruzi abukorera kuri exchanges zitandukanye mu isi abonekaho amasoko ya za cryptocurrency businesses mu mutekano wizewe. Urugero rw'izo exchanges ni Binance, Hobby Global, Coinbase Pro, Indodax, Kraken, Bybit na OKX. Ku bakora business ya crypto trading basobanukiwe neza izo exchanges icyo zivuze. Ku bashaka kubukora bwa mbere, izo exchanges ni ibigo koranabuhanga byubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Mbere yuko mvuga ibyo abantu benshi bari gukundira iyi Royal Q, reka mbanze mvuge kuri blockchain gato. Blockchain nayigereranya nka internet. Ni internet y'agaciro itandukanye na internet isanzwe, aho kuri internet ya blockchain haba imitungo koranabuhanga yitwa cryptocurrencies icuruzwa ikabyara inyungu, kandi uyicuruza akabyikorera muri blockchain gusa aho yaba ari hose mu isi, maze za exchanges akoreraho bya bigo by'ikoranabuhanga twavuze haruguru birimo Binance na za Coinbase bikamuvunjira mu mafaranga y'igihugu cye hifashishijwe blockchain technology gusa mu mutekano wizewe uhambaye mu mibare ya mudasobwa yubakiye kuri blockchain, atari ngombwa kujya muri bya bigo bisanzwe. Ibi buri wese yabikora aho yaba ari hose mu isi kuko byubakiye ku ikoranabuhanga gusa, ntabwo byubakiye ku gihugu na kimwe muri iyi si. Umuntu ashobora guhana serivisi n'undi hakoreshejwe blockchain technology aho baba bari hose mu isi. Ibi bikuraho bamwe bavuga ngo leta irabizi cyangwa ntabyo izi. Nta gihugu na kimwe byubakiyeho mu isi bihuza abatuye isi umuntu ku wundi bashaka gukorana business. Nicyo cyatumye havuka blockchain technology mu guha umuntu gukora ibyo afiteho ibyemezo. Twigarukire rero ku bintu bituma abenshi bakunda gukoresha iyi robot, ndetse abenshi bakaba bari kuyivuga imyato kubera imikorere yayo myiza baburiye ahandi. Robot rero iyi robot ni igikoresho kigufasha nyine gukora ubucuruzi bwa cryptocurrency busanzwe. Uvuga ngo ushobora gufata iyi robot ukayihuza na exchange yawe, haba Binance, Coinbase, Indodax, Bybit, Hobby cyangwa Kraken, ukabihuza noneho iyi robot ikabasha kuba yagukorera nyine trading. Byinshi mu bintu abantu bakundira iyi robot ya Royal Q, icyambere ni uko amafaranga yawe aba atekanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari investment platform ngo urafata amafaranga yawe uyohereze muri Royal Q ngo iya trading ariko arimo. Ni ukuvuga ngo uretse amadolari 20 uyikodesha mu gihe cy'umwaka kugira ngo igukorere umwaka wose, uyishyura amadolari 20, ariko ukaba uzi ngo ayo madolari 20 ntabwo azakugarukira. Ahubwo iyo umaze gukodesha iyi robot, tuvuge urugero ukoresha Binance, muri Binance yawe ugomba kuba ufitemo noneho andi madolari iyi robot izabasha kuba nyine yagutradingira. Ikindi abantu bakundira iyi robot ya Royal Q ni uko igukorera akazi mu gihe uri mu kandi kazi.
no kuvuga ngo icyo ukora no kuyisetinga gusa ubundi ugafunga telefone igakora akazi, ahubwo ukajya kuyisura ukareba ko kakazi tagasoje ukaba wayiha akandi kazi bitewe nyine nuko uyikoresha, cyane ko iyi robot ikoreshwa mu buryo bwinshi. Ubwo buryo bwose rero tukaba twarabutanze mu masomo haruguru, ngira ngo niba uri mushya uzagenda ureba amasomo twagiye dukora kuri Royal Q, haba isomo rya mbere kugeza ku isomo rya 5 avuga kuri iyi robot ya Royal Q kuko isaba ubumenyi. Ikindi abantu bakundira iyi robot ya Royal Q nuko itaguha inyungu iri fixed. No kuvuga ngo inyinshi muri investment platforms zikunda kuvuga ngo tukungukira 3% ngo buri munsi, cyangwa se ngo mu kwezi kumwe nga yawe abayikubye 3, cyangwa se ngo mu kwezi kumwe yawe abayikubye 2. Ugasanga ibyo bintu ni hame koko, nuvuga ngo ibyo bintu twamaze guca nabyo uko biri, kuko bira bintu ni bibi bishobora kugutura mu gihombo gikomeye. Ahangaha rero kuri Royal Q biterwa nuko isoko ryagenze, ndetse bikanaterwa n'ingano y'igishoro ufite, nibwo ushobora kuvuga uti nkorera ngahe. Uyu munsi ushobora gukorera amadolari 30, ejo ugakorera 50, bwacya ugakorera 100, ku munsi ukurikira ugakorera idolari 1. Nyine bitewe nuko isoko rya cryptocurrency ryagenze kuri uwo munsi. Iyi Royal Q rero iri gukundwa abantu benshi bari gutradinga bisanzwe, kuko bari bamaze kurambirwa ama investment platforms kubera gutwara amafaranga yabo. Investment platforms tuzirinde, tuze dukore trading sanzwe muri cryptocurrency. Wowe uze gukora technical analysis, yes, ushobora gukora forex, ushobora gukora future trading, ariko wowe utaremenya neza ngwino ukoreshe Royal Q, nayo izagufasha. Iyi ni Jet TTY TV. Wowe mushya nakuvuga ngo kora subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'ibiganiro tukugezaho. Nawe ushaka gukora Royal Q ushobora kwinjira muri group yacu ya WhatsApp iri muri description. Ushobora gukora registration kuri link nanone twashyize muri description, cyangwa se ukaba wamvugisha kuri 0787333331 maze ukabasha kuba wambaza ikibazo ufite cyose kuri iyi Royal Q. Bye bye.